ndazirwanya ndagaragaza ndabigeza noneho ndazirwanya ko numvaga nindira birabe birangije ariko muri BK Arena turabutwaye abantu bari hariya mutwitegure cyane twaje ubu turi kuri airport atuye inyuma y'ibihe arutitangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora. Basuhuje mwese abadukurikiye abari hano mu Rwanda namwe muri hanze y'u Rwanda, tubashimiye ko mudukurikiye muri aya masaha y'ijoro, igicuku cyangwa mu gitondo cyangwa ku manywa, mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi. Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali hano i Kanombe, turi kumwe na Ben na Chance nyuma y'igitaramo cy'amateka baduhaye cya Pasika. Twarishimye, twaranezerewe, twarahimbaje Imana, twarabyinnye, turasirimba ku munsi wa Pasika twizihiza izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se Yesu Kristo. Turaririmba zaburi zacu tuzibyinira hariya. Ubu turi ku kibuga mpuzamahanga rero hano i Kanombe, aho bagiye gukora urugendo rwerekeza ku mugabane w'i Burayi muri tuwa bafite mu bihugu bitandukanye, mu bitaramo bizatangirira mu Budage. Ngira ngo baduhaye message ya thank you kubw'igitaramo, ariko ntabwo twabumvise babitwibwirira kugira ngo banatubwire uko ibindi bitaramo biteguye. Ndabizi neza ko Chance ririya joro yashimiye Imana arishima, ndabizi neza ko Ben ririya joro yarishimye ashimira Imana ko igihe cy'imyiteguro bari bamazemo iminsi, bande bafatanyije nabo kugira ngo uyu munsi baze kubashimira, banatubwira n'ibitaramo bikurikiyeho. Ben, muraho neza? Muraho neza. Nanjye mbabwira congratulations, thank you so much. baduhaye igitaramo cyiza, abantu baranezerewe. Mwakoze no kuri cyane. Yego. Imbamutima zanyu rero ni izihe? Mwakoze igitaramo kuzuza BK Arena kuri mwe, n'ubwa mbere byari bibayeho. Ni ibintu bamwe batekerezaga ko bigoye, ariko byarashobotse, byarabaye. Chance, uriyumva gute nyuma ya kiriya gitaramo? Ni bande ushimira? Uriyumva gute? Ndashimira abanyarwanda bose muri rusange, abantu bose baje mu gitaramo ndabashimiye cyane, kuko ntago byoroshye. Umuntu abeshe ngo ntago nanizi ko bizagenda kuriya, mbambeshe. Ntago byari byoroshye, ntago kuzira sale byoroshye, ariko byarabaye. Ndabishimira Imana cyane mbere na mbere, hamwe ngashimira abantu bose b'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bitabiriye kiriya gitaramo. Hari message ya mbere twakiriye tugisora flyer, umunyamakuru mwarandika ngo tugiye kwipima muri arena. Ibyo jambo naje bazaga nk'abatandukanye no mana nitadukwirira sale turapfa turashe. Uko kwipima urukweto zitwara gushiramo amasogesi tukarukuruka. Turapfa cyane no abantu tugiye kwipima none nibitadukwira none abanyamakuru muri izi kuno bimeze. Turabakizwa n'iki? Ariko Imana yo kabyara yo kabaho irahaba, irahamagara imihanda yose iradutabara, abantu baraza. Ni ukuri ndashimira Imana, akoshimira n'abantu bose bitabiriye kiriya gitaramo. Imana ibamugisha. Kuri Chance yaranezerewe, arashimira abantu bose bitabiriye kiriya gitaramo. Ben, ku munsi w'igitaramo yiteguro nabwo yari gikomeje, haba mu myambarire n'ibindi. Chance aza kuri stage yambaye ibirenge, niko muri mwabipanze byaragutunguye? Ndumva harimo agace nabonye. Oya, nazo zikuye mu ngeze hagati. Yakuyemo inkweto, urumva nyine umuriro wamanutse. Byatewe n'iki? Yabanje kugera kuri stage, urumva ariko iryo tangazo ryo kutambara. Gusa nuko we twe twararitanze ngo hanyuma nawe risa nkaho ari bimuciyeho. Njye natanze itangazo kare ndababwira ngo abantu b'abadamu n'abakobwa muri kiriya gitaramo birinde inkweto ndende. Iryo tangazo nagiye ndivuga, nushaka kubera ukaza ushaka kuzambare witwaza utundi hagati, nugeramo imbere mu gitaramo ukuramo ushyiramo izindi ngufi uhimbaza Imana. Njye nibagiye kwitwaza rero nkuramo. None kubera ko yibagiwe kwitwaza kandi rero ahita akuramo. Yego. Ben, niki cyanyuze umutima wawe muri iriya joro ry'itariki ya 5 kuri Easter celebration music gathering? Twari ibyo twabonye, twarebeye nyine mu by'amafoto muri video, ariko ku mutima Pastor Ben wiyumvaga gute? Mu by'ukuri nanejejwe n'ibintu bigera nko kuri 2 binini. Icambere mu by'ukuri nanejejwe n'abantu batwitabiriye, abantu baje mu gitaramo ku bwinshi, iriya sale iruzura, byonyine biduhindukira umunezero. Icyaje rero kunyica burundu noneho ndavuga nti noneho birarangiye. Ni ukuvuga ngo ni umunezero wabayemo wanatumye mu by'ukuri tunabona n'abantu bakizwa.
muri iriya joro twabonye abantu bagera kuri 270 bakijijwe. Mu by'ukuri icyo cyari icyifuzo cyacu, kubona ubutumwa tuvuga bushobora gukura abandi bantu mu mwijima bukabazana kuri Yesu. Uwo niwo munezero wacu. Icyo cyaranejeje cyane, ariko no kureba nyine ukuntu abantu barespondingaga ku ndirimbo, twateraga indirimbo abantu bakatwakira tugitangira, ukabona rwose harimo umunezero. Hari n'ubundi buhamya twakiriye ntari buvugire hano, ariko bukomeye ni mvuga ngo bukomeye, mu byumve mbigize ubwira, ariko mu byumve ko ari ubuhamya bukomeye. N'ubwiru ntuvuge detaye, ariko ushobora kuvuga ati okay sawa turetse, ariko twakire ikintu cyabayemo hari. Kandi narababwiraga ariko njyewe ndimo kumva hazaba ikintu hariya, kandi cyarabaye. Mbere nkabivuga n'abanyamakuru nkavuga nyamara hari ahantu, no muri press conference narabivuze ngira ngo hari, mvuga ko ndimo kwiyumvamo ko hari ahantu hazaba ikintu kidasanzwe, ariko nyine nkurikije ubuhamya nakiriye, hanyuma nkagerekaho abantu bakijijwe bangana kuri n'umunezero wari muri kiriya gitaramo. Ndavuga ni koko iki kintu rero ni Imana yambwira. Muri backstage twabonye umuntu witwa Masengo, Bishop wanyu, umubyeyi wanyu, Foursquare yose navuga ngo yose yari yahagurutse, ntabwo navuga umwe ku wundi, ariko muri backstage umuntu witwa Masengo nabonye abasengera, nabonye asengera performance yanyu mbere yuko mwinjira. Habaho na Pastor Julien Kabanda arigisha, hari ibintu byinshi twagiye tubonesha amaso, ariko kwipima BK Arena byatangiye feedback kuri couple yanyu. Munatubwire na Masengo abasengera ko mwumvaga bimeze. Ni ukuvuga ngo Bishop wacu we yahereye kera adusengera, tukimara kumubwira ko turimo gutegura, yahereye kera adusengera, tugenda tuganira tumubwira uko aho imyiteguro igeze, yakomeje adusengera. Buriya rero mwabonye yadusengeye byari nyuma ahubwo y'igitaramo, yaraje gushimana Imana natwe, yaraje gushimana Imana natwe ku by'Imana yari yakoze, kuko yahoze abisengera mbere, twese hamwe dusenga, noneho uriya mwanya rero yaraje aje gushima. Ariko mu by'ukuri gukorera igitaramo mo hariya byatweretse ko mu by'ukuri byose bishobokera Imana, byose birashoboka. Mu ndirimbo zanyu zikunzwe hari abantu baririmbaga bigera kuri zaburi yanjye bibindi, buri wese yari afite zaburi ye, ni lyrics z'indirimbo yanyu, ariko buri wese abantu bagize emotions, abantu barishima, abantu bakomera Imana amashyi, barasirimba, barabyina, baranezerwa. Chance kuri playlist nihe ndirimbo waririmbye ukagira amarira ashingiye ku byari biri kuri uwo mwanya? Natekereje ibintu byinshi, ariko nareba nyine ukuntu mu bantu hameze, ntekereza ibintu byinshi. Twageze kuri niyo uhindura amateka, numva emotion ziraje. Rero iyo mfite emotion ndi kuririmba biba byanze, nuvuga ngo kuririmba bita byanga burundu, ngeraza kuzirwanya, nako zatangiye no kuza nkigera kuri stage, ndazirwanya, ndagaragaza ndabigeza, noneho ndazirwanya ko numvaga nindira birabe birangije, ariko ni ibintu byinshi nanebutse byinshi. So igitaramo cyabaye successful ku buryo burenze uko wenda mwari mubyiteze. BK Arena ni nini, kandi ahantu mwari mufite kuririmbira n'abantu byose byagenze neza, niyo mpamvu noneho turi kubishimira Imana. Ben, hakurikiyeho iki noneho? Ibitaramo mugiyemo bimeze gute? Gahunda zibajyanye i Burayi ziteguye gute mushaka? Ubundi ntabwo twagiye tubifatanya n'uyu muteguro wo muri BK Arena kugira ngo mu by'ukuri abantu bataba confused, ariko bino bitaramo byari ibitaramo byegeranye. Uyu mwanya rero ubwo turi aha ngaha nyine nk'uko mubireba, twerekeje muri Europe, aho dufite ibitaramo bigera kuri 4. Igitaramo cya mbere tuzagikorera Germany muri iyi weekend, mbese itariki 18 Hanover. Hanyuma igitaramo cya kabiri tuzagikorera Norway, ubwo ni muri weekend ikurikiyeho kuri 25 na 26. Hanyuma kuri 2 no kuri 3 tuzaba turi muri Sweden. Hanyuma bwa nyuma finale tuzasoreza Belgium, ubwo ni ku itariki 9 no ku 10, ubwo tuzaba turimo twitegura kugaruka. Nuko nguko niko gahunda iteye y'ibitaramo, kandi wa muriro dukuye muri BK Arena turawutwaye, abantu bari hariya mutwitegure cyane, twaje ubu turi kuri airport. So hari ibitaramo numvisemo Norvège, ni ibitaramo bibiri
tuzakora igitaramo kimwe, hanyuma ahandi ni muri church, ahandi ni muri church tuzateranira ku cyumweru. hanyuma muri Belgique naho naho ni bibiri. igitaramo kimwe, hanyuma Sunday tugateranira muri church yindi. So ubwo murajya kugera twabonye n'izindi informations ziri extra ku gitaramo igitaramo cya mbere ni mu gihugu cy'Ubudage ahitwa Hanover, akunda kwira ibitaramo by'abanyarwanda cyane, hari muri Swede, hari muri Norvège, hari no muri Belgique. Mwumvishe uko biteguye, ibirenze ibyo murareba kuri Ben and Chance official kuri Instagram, n'ubundi haba ariho gahunda zabo, nibagera no muri airport mu Bubiligi, byose turakomeza kugenda tubibona. Mu ndirimbo mujyanye rero nihe mufite amatsiko kubyinira abantu no kubaririmbira? Oya, ni ukuvuga ngo tuzahera kuzabanje tugeze ku z'uyu munsi. Ko mbona Zaburi muyiririmba nyuma? Twaririmbye muri rande ya mbere. Oya, muzayiririmbe mbere mwinjira. Twinjira nawe twabikora. Ntabwo wahura n'abantu ngo uhite usimbuka, kuko Zaburi nta muntu ugomba kuririmba yicaye. Ntabwo rero wahura n'abantu igikombe cyanjye se ngo muhite igikombe cyanjye noneho cyo kije kimaze nabi cyane. Igikombe cyanjye bigomba guseseka. Gusesekara. None se mujyanye ijisho ry'umuturanyi cyangwa murarisize? Ntabwo twasiga. Wowe wajya no wasiga ijisho se? Ntabwo wasiga Ninde ijisho. uzadusemurira mu Budage? Ni njyewe. Uratwaye, ni ukuvuga ngo tuzakoresha ururimi rwacu. Tuzakoresha ururimi rwacu, hanyuma nasemura azasemura mu Cyongereza. Azasemura mu Cyongereza Ikidage? Oya, twe tuzajya tuvuga ururimi rwacu. Turirimbira abantu akantu gatoya dusezera abantu kugira ngo tubarekure namwe mujye gukora check-in. Nahuye n'umugenga w'ibihe, Yesu utabura uko abigenza, avuga rimwe byose biremera, none igikombe cyanjye kirasesekaye.